ntabwo aya makuru ari gutanga mu bwiru, ntabwo ari gutanga mu bwiru, ntabwo ibi ngibi bikwiye. Ariko abantu bavuga ibintu bafata ibintu uko babishaka, bafata ukuntu uko babishaka. Nsomera message sandi, fungura mic yawe yindebera uyisome, isome, soma iyo message y'uriya mudamu wamwandikiye wa mbere. Ntabwo yaprocinga abantu nk'umuntu ugiye kubatereta ngo twumve ko agiye kubatereta, oya, yaprocinga abakozi nk'umukozi w'Imana, akabegera iyo amaze kubereka ko ari umukozi w'Imana, abaganiriza nk'umunyamafaranga, akababeshya amafaranga kandi ko yatumwe n'Imana, agatwara abantu mw'iryo bagiro rye rya Sawuna n'Inyarutarama akabasambanyirizayo. Nimureba barakubwira ko abakobwa bose batanze ubuhamya ku ma YouTube byose birahari. Abakobwa bakubwira ko namubwiraga ngo reka nze njye muri dushe ndaje, bakirukanka bakagenda. uravuga iyihe Godfrey? Iriya naguhaye ejo, isome. So rero inzego zidufashe, Nyigusomere? isome. Nta nubwo nshaka kugira ngo isome yose, urasoma gato Okay. hejuru, isome. Uwandikaga yaravugaga ngo hero Uwabanje kwandika ninde? n'uwo ntabwo tumuvuga izina. Ni profete, uyu nguyu witwa Profete Joshua i Nyamabi. Uratinya kukivuga se kubera iki? Iyo nasomye ishobora kuba atari yo niwe sorry niwe. Soma hejuru. Okay. Uwabanje kwandika iyi ngiye gusoma habanje uyu witwa Profete. Yaravuze ngo hero mutuye hehe? Ndi kumva nabafasha. Hari ku itariki 27 z'ukwa karindwi 2024 saa 3:13 za mu gitondo. Ego. Undi tutari buvuga izina ko ni victim aravuga ngo hero dutuye Kimisagara. Uwo wari uri kumubwira asubiza ya yindi yavuze ngo ndi kumva nabafasha, kwa kundi usubiza akantu ukanda kuri reply, aravuga ngo ashyiraho emoji karira, aravuga ngo mana we impamvu uvuze mana we nuko yashyizeho nyinshi. Wumva gusenga. Haleluya. Mana we wumva gusenga. Yego. Haleluya, nukuri umwuka. Okay, umwuka ukomeze ukuyobore Joshua. Ntabwo nakwirwa nkomeza, right? Nta mpamvu yo kumanuka hasi, yaje kumanipira No, yamuhaye nimero, ntabwo nazivugira hano. Aramubwira ngo ngwino tuganire uyu munsi saa 8 top. Ntabwo ajya abaha umwanya wo guhumeka. Ndakora sauna Nyarutarama, uze dukore sauna tuganire, umbwire ubuzima bwawe. Baba rero nyumvira umukozi w'Imana. So ntabwo nkeneye kuvuga byinshi uyu munsi, ntabwo mfite byinshi byo kuvuga. Nibibananira kuzamuka ndafunga space. Ejo kuwa mbere inzego ziri mu kazi nzayishyiraho zitaginge, baze bumva ubuhamya bw'aba bana cyangwa aba bakobwa. No, ntabwo umuntu yaza. Profete ni ikintu kiremereye. Mu muco dufite hari ukwizera birenze abandi bose abakozi b'Imana. Reka nkubwire, niba Yongwe yarafashwe agafungwa bitewe no guskaminga abantu akoresha uburiganya, uyu nguyu akaba asambanya abantu akoresheje uburiganya, akabatwara ahantu abasiga bari naive, abana basaba akaba bari kurira, agatwara abantu muri sauna, akabaoburija kujya muri sauna kugira ngo abahereze icyo kiguzi cy'ubufasha agomba kubaha. Ndababwiye ngo uko byagenda kose aba bana nibyanga ko babona ubutabera cyangwa babona uko bafashwa, ntabwo reka mbita abana kuko bafite imyaka y'ubukure, ariko aba ba victime gufatira umuntu mu bushobozi buke n'ubukene bwe, mwese murabizi. Ese kankubaze, uwo ngo yari ari kwandikirana umudamu ufite abana babiri. Uwo mudamu, uyu ni umudamu ufite abana babiri. Impamvu yamucitse, yageze Nyarutarama, yagiye yaganiriye na murumuna we amubwira ati uwo muntu ugutwaye agiye kugutwara Nyarutarama, arashaka kugusambanyirizayo, ntuyeyo. Undi aravuga ati ndagenda nigengesereye, ntabwo ansamba. Aravuga ati naramucitse, ntumucika. Amafaranga aguha si umukozi w'Imana, nabwo yaragusambanyirizayo. So
ese Godefroid ndi kurwana nabyo ndi no kurwana ko nabyo nyine nari nshatse kuguha igitekerezo abana bose ko bakoresha Instagram kandi nawe uyifite wababaje niba ariho byoroshye reka mbabaze ukaba ari ntabwo ukaba niba ari ariho ntibikunda icyo ntabwo nshaka ndumva ntashafite na byinshi byo kuvuga nkeneye ko aba bana ntabwo ntimunabita abana kuko ni abantu bakuru umwe ni wowe uyu uretse ura w'imyaka cumi n'ingahe harya cumi n'icyenda hari uriya cumi n'icyenda n'irindwi ari wa 17 w'i Rubavu uwo wa cumi n'irindwi sinigeze mbasha kuvugana nawe icyo nabonye ni amafoto ye ndaza kubitanga ntabwo nigeze mvugana nawe ntabwo nigeze mvugana nawe sinabashije kuvugana nawe ngo nta WhatsApp afite ubu ngubu abana ntabwo ari ukuvuga ko ari underage umuntu wese wabyaye aba akiri no umwana buriya nibyo twavuga umuntu ntabwo nza kubita abana ndavuga tuvuge victime aba bakobwa basambanijwe bakoreshejwe uburiganya bwo kubashingira business ibi ngibi rero ntabwo bibaye rimwe kandi none impamvu ndi kuvuga ibi n'impamvu tugomba kuvuga ibi ntabwo ari ibintu byakozwe ngo bihagarare uyu muntu n'uyu munsi aracyabikora sinzi turi kubyumvikana uyu muntu n'uyu munsi aracyabikora ariyo mpamvu bigomba guhagarara uretse no kuba sinzi uburyo nabyita so inzego zibishinzwe zidufashe bavugisha aba bakobwa nimero zabo zose ndazifite noneho hari n'abanze kuvuga hari abanze kuvuga ngo yaravuze haravuga ngo azaba ngo yahita baroga abandi ngo yabasengera bagapfa abashyiraho iterabwoba nk'uko mwumvishe uyu mudamu nimuza gusubiza amaso inyuma uyu mudamu yavuze ngo iki Isande yabwiye umwana ngo niba bidakunze ntugire umuntu wo mu muryango wawe n'umwe ubibwira kuko ufite imyaka 19 wujuje imyaka y'ubukuru ugomba gufatira ibyemezo anatanda bataraza ariko se dufite abashyashya batari baramwumvisha ejo bo noneho ibyo bafite ni ibitangaza mutashangara urumva give me a second ntimutekereze ko mugiye kumva bariya ntabwo ari baramugiye kumva mugiye kumva abandi niyo nashaka kuvuga byinshi ndi butegereze ntuza bakiyizira abangaba bariya abandi nta kintu mfite cyo kubavugaho umaze gusambanya abana umupapa akoze ibiki yamukuyemo igitenge nawe nyine wumva yarayicaye kugikuraho ari kukidegaja ni ibintu bisanzwe mbona umukobwa ariko arabonsinga ko undi uyu nguyu mwabyumvishe kenshi ariko arandeba cyangwa se umukobwa jewe hageze igihe dukubitana muri sauna twese turi babiri bagirira ukora mfite nka miliyoni 10 cyangwa 12 naho ngaho muri sauna ya Butarama abakozi baharabazi yahamagara gukoresha hasi ameze nk'umuto ahita nyine ababaza aranakunda no gutegeka cyane ntabwo ndakuzamu ntabwo ari we ndashatsemo account ye ndayibura ndi gushaka account zize abana ndi kubasubiza inyuma natandi kurwana ndi kwanga ko mubaga ndi kubasubiza inyuma batarabashije kumva ubuhamya bw'abo bana benshi b'abakobwa ariko hari abandi bashyashya bagiye kuza icyo dusaba mubabarire mu nyumvire ibi bintu biri fair bonye n'umupapa kuze yarayibonye rero umudada niwe yayina bari cyo kugira iseta yo kuza kubahohotera abantu turi kumwe
njyewe ntabwo yigeze twarabonanye nyine arabimbwira kuko nkirangiza segonderi nahise niga ibintu bijyanye na massage mfite ndashaka mwumve hano certificat yabyo akayanyandikira kuri Instagram nyine akagera amafoto yanjye akarayikinga akanyandika kuri Instagram ngo niduhurire muri sauna iki n'iki byinshi arangije tuza guhuriramo arambwira ngo ukora iki ndamubwira ngewe ngo nta kazi mfite wize iki ndamubwira ko hari ibindi nize mva ngewe nashinga bikagira umumaro ndamubwira arambwira ngo ruhana nangahe ndamubwira cyane ngewe uko mbyumva mba numva nabikora mfite nka miliyoni 10 cyangwa 12 yego arambwira ngo kugira ngo muri Tanzania niba ari Dubai I think arambwira ati nimba ndavayo ari mu kwa 12 gutyo k'uyu mwaka arambwira ngo nzandike ibisabwa byose ngo nindagiza ngo nzamubwire ibisabwa ndabyandika ndamwereza kuri WhatsApp noneho namaze kubona n'inzu namaze kwishyura n'umukomisiyoneri nayibonye Kibagabaga ku mafaranga make nari mfite ntangamo konsiyo urumva inzu zikorerwamo ibyo bintu yari VIP usanga zigera muri 1,500,000 gutyo cyangwa 2,000,000 natanze konsiyo ya 700 yego 700 munyumvire iki kinyamaswa nayibonye ibisabwa byose nabikomereje bisoma wumve dusanga bigera muri 8,000,000 gutyo 7 n'igice aramuhamagaye arangije ko ikintu aratanyitaba uwo mugabo n'umwana mubi akora niba akoreshwa n'abadayimoni niba akoreshwa n'ibiki ngiye byaranyereye kandi ntabwo ari njye ni benshi hano muri Kigali agenda abeshya barabaha amafaranga kandi ntabaha amafaranga wamucitse ute umushika gute wowe wamucitse gute ntabwo yigeze akorera ibyo abakorera ibyo kuko ntabwo ndi umwana ibyo ntabwo byabura kuba ndapfuye nyuma yaho mwana wanjye wagiye kwipimisha yego wasanze uri muzima of course barishimye uyu ni umwe reka tugaruke kuri wa wundi noneho waje gusevingwa na mama yuko yabibwiye mama we w'imyaka 19 mama akavuga ati sinshaka kuba mujyayo uretse gato reka dukomeze ndamuhamagara ndamubwira ngo wandangiye aranyihorera ndamwandikira ngo hayi arambwira ngo ndamubwira wandangiye nkagenda mbwira motari cyangwa ukamporera ndamwandikira muri yihanangirije akongera akabisubira mu bukwe akabisubira mu gitaramo kawumve yes uze dukore sauna ndamubwira nshobora kuba nyifite class kuko niga day session uyu ni wa kangahe uyu sundi mwana mubabarire mwumve hari abasabana b'abanyeshuri gusa abasabana b'abanyeshuri uyu nguyu uvuyeho si umwana wari urangije segondere uyu si uwa kabiri uri kwiga utangiye kaminuza mwumve ahita anyandikira ngo wowe ngwino ntutakaze amahirwe mwumve ambwira ubwo saa 7 turavugana kuko nabonaga nyine ari umuntu waguha amahirwe numvaga nta kibazo arambwira uze twote mbamenye kwanza bagira bate ndamubwira yego njya kuri shati ya kabiri ngujya kuri moto ngujya kuri moto umume murangire ndamuhamagara ndamubwira ngo wandangiye aranyihorera ndamwandikira ngo hayi arambwira ngo ndamubwira wandangiye nkagenda mbwira motari cyangwa ukampa location hano urabona hano yari yambuze kandi scroll hejuru mbona kumuhamagara barahamagarana kuri Instagram yahamagara kuri noneho hano naho yanyandikiye yamvanyemo
uvuge bihinduke bihinduke kugira bihinduke gusebanya. So I don't give a fuck, ntabwo nkeneye ko abantu babibona, inzego zibikora cyangwa zibyihorere, bakurikirana ibintu cyangwa babireke, ntabwo bikwiye. Niba umuntu ashaka kwisha mu mwambaro wo kwitwa umukozi w'Imana, so ibi ngibi uyu nguyu ni umva nanjye ndamubwira rero njyewe mva mu rugo ntanze location y'aho ngiye, so ubwo nta kibazo tubirimo. Namwandikiye arayisoma birarangira. uyu ni wakangahe, reka turebe. Uyu mushoferi atanze ubutumwa, umva hano. Ariko ukabura uburyo watanga amakuru. Mureke mwumve. Uyu ni umushoferi mu mujyi wa Kigali utwara uyu mugabo. Mureke mwumve, uyu ni mureke mwumve uyu mushoferi. Muri ibyo bice ntabwo baratubwira, ariko kubera umujyi kwibeshya nari Gacuriro, arubwo namwajyanye Kibagabaga. Urumva njyewe impamvu namusubizaga, urabona umuntu nawe utanga amafaranga ufasha abantu, numvaga nyine ari amahirwe. Ariko mbonye birimo ubunyanga, umuntu wakubwira ngo ngwino ngicara kuri moto ndakurangira, ntiwamenya niba agiye no kukwica uvuye iwanyu utavuze ngo ngiye hano. Undi muntu ufite ibizibiti ninde? Wa mushoferi wamutwariye abakobwa wazamuka ukongera ukabitunyuriramo. Ikibazo njyewe mvuga umugabo ndamuzi ntanzi, kubera ko njye nakubwiye ko muri atarakura mu mujyi wa Kigali. Nyangane gato. Divine. Bite chérie? Uko hando yawe ni iyihe kuri ntuza kuri Twitter? Njye nawe nkoresha Twitter. Nta kibazo, murakoze. Okay, nyaruka. Mureke baraje aba bana, mureke muze mwumve. Mureke muze mwumve. Abandi bari kumpamagara. Mwihangane. Umva hano uyu mushoferi. Rwanda hose. Yego. Njye maze kumutwara inshuro zirenze 5. Mutega amatwi mwumve. Nzamutwara atari kumwe nibura hejuru y'abakobwa babiri. Iyo ari bake ni babiri 4, arubwo namushyiriye abakobwa mu Kagarama nabikubwiye Kicukiro, arubwo nabajyanye i Kanombe urenze kwa Dodo. Urumva, arubwo namwajyanye Kibagabaga, ahubwo aho ngaho babuza Nyarutarama, nkeka ko barimo kwibeshya nari Gacuriro, haruguru yo kwandegeye ukasi iburyo. Muri ibyo bice ntabwo baratubwira, ariko kubera umujyi we umuntu aba awuzi, bahabuze umuntu yahamenya. Rero tunasaba na RIB bajye mu bantu ubu mu Rwanda, umuntu bita umumotari, umuntu ukora transport uwo ari we wese, amakuru ayo ari yo yose tuba dufite amakuru menshi. Ari abo bana batoya ugasanga nk'akana katarapfundura amabere kari kumwe n'igisaza, ariko ukabura uburyo watanga amakuru. Rero dufite ibintu. Nimujya muri space zakozwe, abangaba bavuze ejo, ntabwo ngende buze kubagarukaho. Baravuze, ntabwo dufite amatwi yumva kurusha ababishinzwe. Abayitubera babitwaye, aba batambutse, aba bana bari kudownloadinga byananiye kuzamuka, mugiye kumva n'amatwi yanyu. Ntabwo ndapostinga, ntabyo ntashyira hanze. Urimo kumva? Naho gukanga Godfather, kunkanga twanyuze mu bimene by'amacupa, urazana ibimene by'ibicuma. Igihe cyo gukanga cyararangiye. Turi mu gihe cyo kwanga ikibi no kucyamagana muri communauté yacu. Twumvikane neza. Uburyo bakanga Godfather ko ariko kose, ni iki muri bivuge kirenze kuva kunshinja kwica abantu? Ntimubizi hano? Aba banyamabi iyo umuntu abavuzeho bashaka kugukangisha, kuguharabika no ibyo ngibyo twarabirenze. Ni iki batanyise? Ni iki mutanyise?
tugomba gufasha abo tubana nabo kwanga uyu mwanda. Ntabwo umuntu ashobora kuza ngo yibrandinge nk'umukozi w'Imana. Niba mwarafunze Yongwe, niba Yongwe baravuze ko yescrote cyangwa agakoresha amagambo ashukana, aba bakobwa basambanijwe bari kubyivugira mu magambo yabo ni abantu nka bariya Yongwe yashutse. Uyu muntu agomba guhagarikwa ko aracyabikora. Mbere yuko mfungura akanwa twamanje gukora collection za buri muntu wese yandikiye abakobwa bararenga 100. Buri muntu yandikira amubwira ko agiye kumuhindurira ubuzima. Mu majwi y'abakobwa muri kubyumva. Ni gute umuntu ashobora kuza mu mujyi wa Kigali agahinduka imungu yo gukomeretsa imitima ya bashiki bacu tukabyihangana nk'abiceceka kugira ngo ntatukwa, ngo kugira ngo mutamvuga nabi. Bihagarare, nibimara guhagarara aza fesinge code fada aze ankorera ibyo ashaka. Yantwara iki? That's it. Ntabwo uyu mushoferi abivuze neza. Ntabwo leta izabona buri mupolisi cyangwa buri mukozi wa RIB wo guhagarara kuri buri muntu. No. Ntabwo bizakunda. Ntabwo RIB izabona buri muntu wo gushyira ku muntu cyangwa ifate, ntabwo bikunda. Amakuru nkaya n'abantu babi nk'aba ngaba tugomba kubameshoninga tukabavuga. Icyo kintu sinari nkizi, cyaje kuri live ahantu narindi baravuga ngo wa muntu utanga amafaranga arahageze. Dore nguyu Juliet yarahari n'uyu Sandi. Hose uyu nindi Shadi barambwira ati uwo muntu uzanye ahangaha uhafite abakobwa ni ikibazo ngo difata witonde. Twese iki kintu ni aravuga ati witonde. Ababwiye Shadi bati nge ndashaka kubaha amafaranga. Ndashaka mwumve ukuntu amanipira cyane atumye ntaceceka ibi bintu. Noneho kirangire kimwe ati wowe Shadi mbu ndashaka kuguha amafaranga ushaka yose. Shadi baravuga ati gumana amafaranga ntawe nshaka. Nuko noneho kikomeza kwesista naje ko ntari nkizi. Shadi baravuga ati mbwira Shadi mbu umuntu aragwa amafaranga ukayanga wafashe amafaranga. Shadi baravuga ati uwo ndamuzi nibyo abayifuza ndabizi, arashaka guhombora abakobwa. Nkomeza gupushinga aravuga ati ndaguha nimero y'umukozi wanjye nzi ko nta mafaranga atanga. Ibyo vuga ngo natanga amamiliyoni, nta mafaranga aza gutanga, nta mafaranga afite. Ibyo kora abikora muri rwo kugira ngo abone ko abakobwa asambanye. Nuko ubwo Shadi baranga abafashe nimero y'umukozi. Aravuga ati ntabwo namuha nimero yanjye uwo muntu. Afata nimero y'umukozi. Uko yakabivuze za miliyoni ari kuvuga ati yakimwereje 100,000. Shadi baravuga ati wabibonye. Shadi arayafata y'amafaranga aravuga ati subirana, ayamuhereza mu magift yo kuri TikTok ku bantu babizi. Shadi baravuga ati utaza umbabarire akira. Nari mbizi ko nta mafaranga, iyo nimero ni y'umukozi si yanjye. Shadi ahita yamusubiza. Noneho abwira bita Christella muramuzi wo muri Ntuza wo muri Kigali Boss Babes. Numukobwa w'umu engineer uriya ukora muri construction wubaka amazu. Ati wo Christella ndakwitegereje, umusibe ejo bundi kuwa gatatu nzaguha miliyoni 10 kandi nzaza nziguhera. Ngo difata uzabategura abantu zaza. So nukuvuga ngo iyo abivuga gutyo nje naje gufoundinga out nyuma. Ntabwo target yari uwo Christella suwo Shadibu. Bari abana bandi bari muri iyo space cyangwa bari aho ngaho kumurangarira nk'umuntu ufite amafaranga ku buryo wo yandikira wese yumvishe ko agiye guhereza Christella miliyoni 10. Nimuza kureba akambibereke. Uze kugitegereza let me show you. Oya yarakubwiye ngo ntago nayamuha nonaha. Tegura tegura abanyamakuru bose, utegura abantu bose byandikwe ko Joshua aya nataha ngaho nibereye. Urumva ubwo tudatega gakora post, wakoze post iracyabugira ngo iracyanahari. Uri guteguza yuko ngo umukire ngo agiye gutanga miliyoni 10. So ku bantu baraha ndashaka mwumve gukanguka tukabona ibyo bintu bikimara kuba, yaba ababonye iyo posti, yaba abakobwa banyuze muri iyo space n'abandi batangiye kunyandikira.
ntabwo ngiye mpubutse uyu munsi my friend, ntabwo ngiye Godfather njya mpubuka, mutekereza ko mpubuka ariko simpubuka. Ndashaka murebe iyo tariki kugeza uyu munsi hari byinshi bitaraje hanze, hari n'ibyo ntashobora gutangira aha ngaha ndi bubihereze inzego zibishinzwe. Urimo kumva? Kaze mbazanire iyo tariki murebe ngo ni tariki zingahe, mumpe makanya. Mwihangane aba bana bamanze downloading Twitter zabo, nibyanga nda dropping abana bategure ndwane n'ukuntu bashobora kuzamuka. Ntabwo nkeneye ko baza kuvugira kuri telefone, bagomba, kuko abana bari determine, baravuga ati turaza tuvuge ibyo umuntu yadukoreye, ntekereza ko ari ubunyamaswa. Muri cyo gato kanga Godfather agenda kangika, ubona ngiye mfite ubwa warakakigera kigenda gikanga. ese Godfather We wari uzi ko umuntu wese ufite Twitter aba afite na IG, kandi bariya abana bose bari kuri IG, ushatse wajya no kuri IG nta kibazo. account yanjye ya IG sinzi ntuzo nagize ntabwo nshaka hosting, Okay. nakabaye nagiye, Sorry. kandi hari impamvu ituma ndashaka kugira ngo nyishyire aha. Ntabwo nari mbizi, sorry. Yego ndabizi nahari abadusanga n'abaye tubiyagira bakaza kubikurikirana, ndashaka ababishinzwe babyiyumvira none immediately. I know what I'm doing. I got you. Yeah. Nibyanga ndayisubika nzayigarure. Ndakubwiye ntabwo tuzemera ko umwanda uba, my friend. Twarisobanukiwe, ntabwo umuntu nk'uyu nguyu dushobora kumwihanganira, never, ntabwo bikunda. Noneho numvise kivuga ngo ndashaka kukirukanisha mu Rwanda. Nkwirukanisha mu Rwanda mwiruka ngo bigende bite? Ubwenge bukira kabisa. Godfather turangije iyo nkuru y'ayo mafaranga ukuntu byaje Reka manze kugenda. gatoya mureke mbereke. Ko niwe yahereye akina n'ariya majwi umubwira ko ba disappointed kwe Uretse ndaje ngiye kuyivimuzi, ariko nta n'ubwo erega ibyo rwavuga byose, ibyo byose kurogotwa, ibyo ngibyo ngiye gite cyo Godfather icyo bimbwiye. Baraza yamvuga nibirenze. None se ndakubaza, ni ryari ndahaguruka ngo mvugire igitsina gore hano ntihabeho atake? Ntibanyise umwicanyi? Urabyibagiwe? Niko nibiki bataranyita? Ibi ngibi kiri kurogotwa ngiye Godfather bishobora gutuma ntasinzira. Ibi ngibi ibyo batwistinga byose ndabizi nzi bullying, ndabizi. Diti ko nafashe umwanzuro wo kujya muri izi risk ntazi ingaruka zirimo, ndabizi, ariko se ko ndi kubiburamo, ko ndi kugenda kuri scrolling ntibikunda. Ariko ukibushaka mu muhumurize ko nta muntu wirukanisha undi mu Rwanda. Bako kigorye kirabwa ari arogotwa U ubusa. Rwanda ni igihugu cyiza, nta muntu ukirukanisha mu undi, kirarogotwa ubusa. Mu Rwanda umuntu ahakurwa n'ibibazo bye, nta muntu uhakura undi. Nakubwiye ikintu udashobora kwihanganira ni kimwe, ntabwo uyu nguyu ari uko atari umunyarwanda. Oya, nta hantu bihuriye. Umunyamahanga mu Rwanda aba afite uburenganzira nk'ubw'umunyarwanda. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi na buri wese. Reka nzanira tweet ndayishaka, ntabwo kamaze nyizane, biraza kumfasha kugira ngo mwumve igihe maze ndi kugenza runono uyu mugabo n'ibimenyetso ngiye mfata bose birashoboka. Singaba ndi kuhamagara abana mubyumva, reka nze muze mwumve. Ese iri hemwe gacwamo? Sande ni ikirangaha uhita uyikorera retweet kugira ngo ninongera kuyishaka sinyibure, kuko ntabwo space zirangiye arega. Ndashaka kugira ngo abantu bumve, ariko anatanda uyu mwana bari kudownloadinga Twitter, bari kudownloadinga X, ayishyiremo neza, namubwiye ayisibe bongere bayishyiremo. Urumva? Hari abagize ubwoba bwo kuvuga, baravuga ati keretse turamutse tubivuze mu buyobozi, twamara kuvuga mu buyobozi ntibitugire ingaruka, ko yatubwiye ko yadusengera tugapfa. Abandi avuga ngo ko azajya kubarogesha ngo bahita bapfa. Nyuma yo kubasambanya batera ubwoba ku rwego rukabije. Ba nyir'ubwite, aya n'amagambo mvuga mfitiye n'ibimenyetso, ba nyir'ubwite babyivugira. Reka nzanira tweet ndatekereza ngiye kuyibona.
ariko tujye tugira n'abantu inama kurogesha no gusengera umuntu agapfa n'ibintu bibiri bitandukanye. ibyo yabwiye nose ntabwo wumvisha uriya wa mubyeyi ntiwamwumvishe umwe wavugaga ngo arashima Imana kuko umwana we yamukize kuko yabimubwiye. Ntabwo yabaroga n'umukozi w'Imana, yenda yabasengera mu gapfa, ariko ntabwo uriya ari umukozi w'Imana niba ari kuvuga abakozi b'Imana ahubwo yabaroga kubasengera bigapfa niyo opsi idashoboka niyo opsi muri iki gihe ibyo ngibyo byari ibya kera, reka niko yishaka agiye kuyigeraho. I think harya ntibyabaye kera, byabaye ryari bino biboro simbere hashize nk'amezi nk'abiri n'igice nyuma ya baritazarira nyuma ye ahubwo imbere ye imbere ya baritazariya, ariko nanjye ndatwitinga koko difata simbere yo Shadibu gato najya ibintu nkorera tweeting nkibaza ibintu nabikoze tweet bigenze bite. Yari imbere ya Shadibu na boyfriend we umwe w'umudije. Ndabigeraho ikibazo rari igihe scrollinga bikarangira bivuyemo, ariko se ni gute nagoswe kweri. Nako nanibeshye Shadibu nta boyfriend afite. Ni imbere afata ku mavuta, ahubwo ngeze muri tweet afata ku mavuta ndatwitinga koko ndabigeraho ese ko ngeze mu byasabe none se ari byo n'ibyo ngibyo byabanje n'ibintu ibintu bya Joshua bimaze igihe hari nyuma y'ihanuka ry'indege. Ndakubwiye hari ibyo nibushyira hanze mugakubitwa n'inkuba. Iki kintu maze igihe kirekire ibi bintu Dekati yaragerega arakivuga. Dekati yarwamaganye kera, abantu ntibabihereza agaciro. Dekati yamaganye uyu muntu kuva kera, abantu ntibabihereza agaciro. Mwe muretse gato ndatekereza ngiye kubigeraho. Hari nyuma gatoya y'ihanuka ry'indege yari itwaye Sabe. Reka brage zawe nawe hirya. Sande kwamagaye kangahe siko ndari kubigeraho we ndapfuye kudufata ibiginga biri. So ahangaha turacyategereje intuzo. Ndatekereza ngiye kubigeraho. I think ndagabanya gutwitinga ibintu bidafite umumaro kuko ndabona ibi bintu bimaze mbega tweet iri kure. Harya we na Rugagi ni ibihe byabanje? Rugagi ni uw'ejo bundi ni imbere yaho babanje Joshua ngaho umbwire ko ejo byasibamye narira. yabisengeye birasibama nabigezeho sha murebe ibi bintu byabaye tariki 28 z'ukwezi kwa 9. Murebe kuri dashboard aho hejuru, somera iyo tweet nanditse 29 Sunday. Murebe mutambura kuyibona yamaze kuhagera. ntabwo iragera ariko iragera mu kanya. Yamaze kuhagera. Nagize nti breaking news, umuherwe Prophet Joshua atangaje ko tariki ya 2 z'ukwezi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 urimo kunyumva 2024 azagenera impano yasaga miliyoni 10 igeno Uwase Christella wamamaye nka I am Christella w'itsinda rya Kigali Boss Babes. Ni nyuma yaho iri tsinda ryagiye nka Nyombere. Iyi space izaba ari akasamutwe. Byumvikane ahangaha ntabwo ngewe nigeze ntekereza ko urumva ikintu akora ajya mu mbaga y'abantu benshi, ahuriye abantu benshi nko kumara yivugurya akigaragaza nk'umuntu ukomeye, yarangiza akajya mu madiyemu y'abakobwa asanze aho ngaho bose beza akabahanurira akabakorera umwanda nk'uwo nguwo. So iki kintu nyuma yaho rwarambwiye ngo Godfather ngo wowe ngo ndaguha amafaranga ushaka. Urimo kumva umunsi ugeze Christelle arampamagara arambwira ati Godfather bimeze bite iyo space raba bampa amafaranga yanjye cyangwa ugiye kubivanga? Ndamubwira reka muhamagare ambashakire live ibyo yanyoherereje nabiplayingiye muri iyo live.
kumbe niho yadukwangishaga ngo wamwatse amafaranga manza wumve nibyo wavugaga manza wumve ndamubaza iyi live iraza kuba ngo Godfather ngo miliyoni 10 ngo n'amafaranga menshi ngo urumva ngo ni ibintu ngo tugomba gukorera budget ngo bikaza kuzana umusaruro ndavuga ndapfuye wa mugabo we abantu murabyibuka mutabikina anyoherereza audio ngo ngiye ngo ngiye ngo gutwara ngo bari ngo bagiye ngo ku kibuga cy'indege gutwara abantu yatebeje ibintu byinshi kwita bikinira muri live urabyibuka ko icyo gikodo nagikinnye ndaza kubishaka mbikine ndamubaza ndetse sha ko twemera ko miliyoni 10 ari menshi hanyuma amwe nje wanyemereye ari hehe urumva kuko ndanavuga ibyo ari kumuvugaho ni byose ibyo niko kara kaudio yari gukina noneho mbanakiriye message koko z'abantu nkimara gukina ku kaudio muri iyo live babwira ko iyo tariki igeze bitakibaye nibwo none nakinya kaudio nshuti yanjye muri amatariki ngo niryari muri amatariki urumva ni hano 28 yagomba kubikora kuwa gatatu yari makugeza ku tariki ebyiri kuva tariki ebyiri abantu bari bahuruye byanze kuva uwo munsi batangiye kunsukaho amakuru aba bakobwa bose yagiye asambanya barabizana nkubitwa n'inkuba haje mu rundi kazi waje haravuga ati wambabare nkakubwira gahinda kanje ukampa nimero yawe Godfather wampaye nimero yawe hakwandikira ngira nimero y'akazi narayimuhaye ndikorera ku giti cyanjye rega buriya nanjye ndikorera ku giti cyanjye buriya nubwo nafite urumpembe ariko ndikorera umwana nyimuhaye yahise nkubita iriya audio mwumvishe yabanje iyo umwanda yaboneye muri iriya massage none nkibaza niba umuntu ashobora kuza kwambara umwenda izina rya profete kugira ngo nuko asambanya abana n'abantu batandukanye twabonyemo abana twumvisha 18 twumvishe uriya nyina yaje kwitangira ubuhamya w'imyaka 19 twumvisha uyu nguyu wari wavutorabe kingashora ntabwo ndavugana nawe sinshaka kumuvugaho uyu nguyu bavuga ngo n'imyaka 17 uyu we sinshaka kubimenya ko ntabwo ndavugana nawe ntabwo nshaka kuvugana n'umuntu navugana nawe kuko abaranga bari buze kuvuga barabaye niba abantu barenga 20 aya masaha amaze kuba 29 afite muri groupe nakoze ya WhatsApp buri wese azana chat iyi nyamaswa yamwandikiye kubera iki amanza gustokinga platform z'abana yareba uri naive cyangwa yamara kumenya uri mu mujyi wa Kigali akamubaza ubuzima bwe akamwizeza kumufasha ngo no kumuhindura afite ngo ivuga akoresha ngo guhindurira abantu ubuzima mw'abantu mwe ibi ngibi tubiceceke ibi ni byo guceceka inzego zigira icyo zibikora cyangwa zibyihorere it's not my business icyo tugomba gukora ni ukugaragaza umwanda nk'uyu nguyu n'igisebo nk'iki ngiki gikomeje kwangiriza abana b'abanyarwandakazi uko bimeze byananiye mwihangane byananiye igeragezo ese uri kunyuzamo ukareba kuri WhatsApp
WhatsApp zande zawe yawe haronyandiki nyine WhatsApp yawe. WhatsApp turi gucatinga nabo. Okay. Hari n'umuntu mbonye yabajije ngo Diyezi we yamuhaye ibyiwe. Diyeze mwivuga amazina y'abantu ntabwo nshaka kumuvuga aba victime mubareke. Noneho erega buriya mwebwe nuko ndava hano uyu mwana ararwana nabyo biraza gukunda. Biraza gukunda kandi bitanakunda we are here to stay. Ntabwo ibi ngibi turashaka gushyira buri kintu cyose hanze. Niba Yongo yarafashwe ko yariganyije abantu amafaranga, uyu nguyu we ategereje iki? Yesterday episode ya mbere kwari kwambura iki kintu kiyambika umurimo izina rya Bishop. Hari ngo ni Bishop ngo ni igikingo ni prophet. Mu by'ukuri uyu munsi turafata apana amajwi mwumvishe. Aba bantu nigira amajwi bigakunda, ariko nibidanakunda ndakansuringa nitegereze ngende bafashe bikunde. Niturangiza awe shoyu ntabwo ari uyu wenyine, ntabwo ari iki ngiki cyonyine, ntabwo ari iki kigabo cyitukuje. Wenda tufite ko iki ngiki cyo nta nubwo ngifiteho guteraho ko uretse kukivugiriza induru kikabihagarika kikareka uyu mwanda. Urahindura abantu ubuzima, wabwangatiwe urahindura abantu ubuzima. Abantu barwaye amavunja mu birere barangana gute wagiye ukabahindurira ubuzima? Stupid. Uje guhindura abantu ubuzima. Wakwambutse mu birere ukara abantu barwaye amavunja batagira inkweto bambara ukabahindurira ubuzima, ukareka kuza kusambanya abantu bavuga ngo urabahindurira ubuzima. Kuki muri izi message zanditswe tutigeze tubonamo umwana w'umuhungu ahindurira ubuzima ngo ni profete? Ibi ngibi tubyirengagize kugira ngo umuntu ataza kugaragara nabi ko yavuze. Tugomba kugira uruhare mu gushyira umucyo muri societe yacu no kuyubaka. Urumva? Naho Godfather ntabwo ngira identity. Muzanyita umuzayirwa, munyite Katanyama, munyite umugande, muzampa nationality mushaka, ariko nge nzi uwo ndi we mwaburoro mwe. ngo cyavuze ngo ndi umuzayirwa ngo ndi umukongomani mwene wabo. None haracyavuga Zayire. Ntawe iwacu wapfuye aryo sha, nta munyiginya uvugiho. Imbabazi bari ntabwo bikunda, muzangizwa n'ikintu kimwe. Ibi bintu ni ibintu na gato tugerageze kubyumva. Ibi bintu bakavuga ibyo iyi nyamabi yabakoreye. Ntabwo ushobora gufatira umuntu muri weakness ari naive kuko akeneye. None reka mbabaze ikintu kimwe, twese mwese muri aha ngaha numvisha bari kuvuga ngo ariko se Godfather ko bariya ari abantu bakuru, urashingira kuki uvuga ko bashutswe? Come on, muri bazima. Reka kuvuga ngo bana abantu bakuru. Abo Yongo yashutse se abantu bakuru. Twemere tuvuge ngo ni abantu bakuru. Umuntu aze yiyambike umwena ngo ni profete. Ari amatezo sizemeye kwatandukanya. Aze yihishe muri iyo rido yo kwitwa umukozi w'Imana. Mwumvishe message yasomye avuga ko yabatumweho n'Imana ashaka kubafasha. Yarangiza akabashorera akabatwara muri sauna kubasambanyirizamo. Iriya ni rep. Impamvu nyita rep ni iyi ngiyi. Ntabwo wansobanurira ko umuntu atwaye abantu muri sauna nta yindi mpamvu. Mwebwe ari mutari gufungura amaso ngo murebe. Impamvu batwara muri sauna ni iyi ngiyi. Aba bantu ntabwo afata umwanya wo kubatereta. Ikintu abakoresha nuko agura ko agiye kwahindurira ubuzima, abahaye amafaranga bitumwe n'Imana. Iyo bagajije muri iyi sauna, remember, aramubwira ati mbere yuko ngo amafaranga tumaze tuvugane ngwino twotane. Remember, muri sauna zira steam baba bambaye ubusa. Abanza kubambika ubusa. Bakicara bambaye ubusa kugira ngo uriya mwana mucike. Ntabwo biba byoroshye. Yamwambuye ubusa biciye muri ari amazi. Uri kumva? Niyo mpamvu akubwira ngo mbe amasaha batwarayo abriefing. Ariyo mpamvu tunasaba
n'iryo bagiro ngo ni sauna yahariya nani Nyarutarama, bagende baharebe. Sane kiraho ari amafoto, mpereza n'amafoto yakirira muri comment, ari muri zira message yakirireho abayohereje, murebe kariya kantu agiye kubagira bari abana asambanya bari abagore. Ni ukuvuga ngo kiragenda kikabwira abantu ntihagire umuntu wongera kwinjira muri iyo sauna. Niyo mpamvu uza gusanga aya majwi y'umwana w'umukobwa, umukobwa aravuze ariko se konje aha nkaba mbona nta bandi bantu bari kuza muri sauna, turi benyine. Araza akishyura ntihagire undi muntu winjira muri iyo sauna, agasigaranamo n'uwo muntu afite gahunda yo gusambanya. We byakunaniye? Umva nsanze narayifunguye. Yego. Sinjya gukoresha. Yego. Nabagaye password ndibikore mu gitondo. Ndayisubika nta kibazo. Mu gitondo mugomba kuza, ikintu nifuza ndashaka kugira ngo dushyire mu mucyo kuri ibi bintu, n'uyu muntu ahagarare completely. Nibagiwe password ndabikora mu gitondo. Ndagerageza ndagufungurira indi. Sibyo? Oh, byakunda? Yego, ndabigukorera nta kibazo. Okay, sawa. Arya umva. Oya uraza kubyivugira uhageze. Sawa. Sawa. Godefroid. We. Space ndirukanswa n'iki? Iyo ndi kwamagana reka tubwire Gisa n'intwari ku itangazo amaze gutanga kuri Twitter. Sinzi niba mwaribonye abadukurikiranye. Rivuga ngo iki? Ndibasomere. Disome numve. Ariko ubwo ntumvanze. Oya birature no ni ibi ngibi turimo hano. Ndisome? Kumvanga nawe. Okay. Uri utagiye kumvanga. Okay, ngaho ryihore. Nuko yari ari kuvuga ibyo turi kuvuga hano. Hanyuma se urumva utari kumvanga winca mu ijambo. Urabizi ko ntabikunda. Ibyo iryo wakoze tweet what's wrong with you? So tugira aha aba bana bikomeje kubagora, ariko they are gonna be here. Hari navuze ngo utanga amakuru mwibanga, ikintu nk'iki ngiki cyaba wikisebo muri society ngo turaza kumushyira mu mwibanga kubera iki? Amakuru atanga mwibanga kuri iki kintu nk'iki ngiki gute? Ko aribyo birirwa bavuga. Ni wumvira audio y'umwana avuga ko yafashe uramaze kumusamanya, avuga ati ngwino wowe ngwino hano, ndabona uri umurundi kazi, ngwino hano. Ati kandi ufite uramvugisha gute rumwe n'undi mukobwa? Ati uyu nguyu uretse kuba namuguriye inzoga ntabwo muzi. Uwo yaramaze gusabanyiriza muri sauna. Murumva ko gasuzuguro. Okay, wasoma iryo tangazo Sunday. Ndaje ndi kureba abangaba babiri niba baza kuboneka. Sandra uranyumva? Nari post nze bararyisomera. Oya risome. Abadukurikiye murebe muri comment musome. Ako ntukivumbure. Bigutwaye cyo warisomye ko gusabye kurisoma wabinkoreye wamba bari. Ngakomeza. Alright. Sani nkare kubundi musomera ubundi mfana iki nawe ko ari yayo. Attention friends and followers, I've been receiving some very strange and unsolicited phone calls following a recent incident where Prophet Joshua allegedly published personal information including my phone number,
online via TikTok timeline and evidence are kept. This unexpected exposure has been unfortunately dragged me into some of his no-brainer dramas and received very stranger phone calls and messages from unknown numbers. Please be aware that I'm not affiliated with their dramas and my stance is historically out of their league's dialogue. I'm taking this step to address this issue. We are seeking justice and concerned authorities will serve here. Thank you for understanding. Ramek Gisani Ntwari. urunguru rurekeye ni ukuvuga ngo niba ari ikintu na kimwe niba hari ibintu ntabwo hano tuyomba dukubitira ikibi ahagana inzega tukagikubita tukakibabaza simple as that tukagikubita tukakibabaza ibaze aho abana ni benshi ntabwo ko muri kuvuga gutyo ndakubwiye Sande abantu muraza kumirwa ibyara mekise byo kandi byaje ryari ntabwo ubizi reba mu kwezi kwa 9 cyangwa kwa 8 ese Godfather birakunda gufungura new X account dani ukaza space kuko ino ni nshyashya ndabikoze biri kwanga no followers ya birakunda so ariko abantu namwe ntimushobotse ibi ngibi mubyihorere mutangiye no kumwanduza indwara za mwe muretse gato ntabwo ngiye ndi bitaro mu bindinde ibyo ngibyo bizakorwa n'ababishinzwe so ntabwo aba bana byakomeje kubagora uyu munsi ndabizi ejo bazaba bari mu kazi batameze neza batari kwita ku miryango muze hano tubazane na bado mfite ukundi kunusuranusura mwumve iki kintu ntimucyume nk'ikintu cyoroshye ejo muzabona ibintu byinshi muzumva byinshi kuko ntabwo bibashije ntabwo nashatse kuvuga byinshi ngewe uyu munsi ndakoresha ibimenyetso turakoresha ibimenyetso ba nyir'ubwite bazi icyo ndi bukore no gutanga platform tumaze kugira abantu 29 kandi bose bagiye baza bafite ibimenyetso dore igihe yanyandikiye dore ibyo yansabye dore ibagiro yantwaye muri rya ntuza ya Rutarama Sane mpereza amafoto yakiriye muri comment babarira reba muri zina nakoresheje urabona muri amafoto ya turatuzo ni nk'ikuzimu bajya ngo na hababarozi so umuntu ufite information za Godfather umuntu ufite amakuru ya Godfather genda mugende mujye kuyatanga mugende mujye gutanga amakuru yo kuzavuga ngo amenye amazina ya Godfather nyuma ya Nahimana Pascal bigarasabye none ngo banyise Ganza ngo ni Bruno Manzi so the thing is ntabwo space ukunguko ariko yagombaga kugenda space iraza kuzamo bari abana bivugire hanyuma nkuko mubyumvishe ndi kwamagara mubyumva byabaye trouble kubera ari ubwa mbere hari ariko nibaboneka anytime iyo tuba mube tayari ndashaka abana baraza hano umwana muravugana akamubwira kiriya kintu cyabakoreye bagaturika bakarira muraza kubyiyumvira muraza kumva hanyuma noneho simbizi niba itegeko ririnda cyangwa twumva ko abantu bagomba kurindwa ari abatujije imyaka y'ubukure ntabwo ubushukanyi bushobora gukorerwa ku mwana utujuje ubukure gusa turi kumwe niba Yongwe yarafunzwe kubera kuriganya abantu akoresheje title yo kwitwa umukozi w'Imana iki kikaza kikiyambika icyo nashaka cya mbere yesterday
kwari kumwambura kiriya kintu yitwikiramo cyo kwiyita ngo ni profete. Nijoro yabyiyambuye kivuga ko ari umugabo kandi akunda igitsina kandi bari abakobwa aba yabishyuye ngo kabyaramwe. Ibi bintu birakwiye. Aha, Sande amaze kubishyiraho. Mundebera ahantu, murebe kuri dashboard, murebe ahantu atwara abo bana n'abo bantu bose kujya kwa basambanyiriza. Mundebere, muri kuhareba. Kamanze mvane iyi foto ko namaze kuyikorera retweet, ntabwo nzongera kuyibura. Mureba aho hejuru kuri dashboard. Umukobwa wese, abakobwa yatwaye aha hantu bararenga 100, abatwara muri izi massage. Erega ibi bakorera ni rep. Kuko gufata umuntu wemereye ubufasha ukamutwara muri ubu buvumo, ukamuburija kumanza yambura ubwo bufasha bw'umukozi w'Imana, abanza kuburija umukobwa kwambura imyenda, yamara kwambura imyenda akabona kumwemerera ubufasha akamutwara muri zo sauna. Mwumvise izi audio z'uyu mukobwa, babanza birukana abantu bavuga ngo afitemo shares. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba. So ibyo bintu ngo dufata mirebe nceceke kugira ngo batajya ataka. Murebaho hejuru amagambo y'abakobwa ngaya. Umva, turavuga twongere tuvuge tubisubiremo. Give me a second. Urikira ibintu Sobanura ijambo. Ntabwo ibi ngibi ari byo guceceka. Namba ibi ngibyo kirazira. Turongera tuvuge ngo kirazira, ibi si byo kwihanganira. Hanyuma bamwe bagira ubwoba ngo dufata ngo barakwataka, ngo baragushyira hanze. Ngiye hanze ariko uyu mwanda ugahagarara, bimbwiye iki? Niko none mutekereza ko gufata virusi nk'iyi ngiyi kugira ngo uyivane mu bantu, do you think ko bishobora kugenda without any cost? Of course there is cost. Ngo si ufite gera utanga amafaranga ugende umpe iyinde. I don't care. Iyo byose ngiye mbere yuko mpagurukana uko barabanje kure ibyo bintu byose, ariho nkavuga nti uko biri kose ishyaka ryo kubaka igihugu no kwanga ikibi, ibi ngibi ibyo byose birabiruta. We have to speak out. Uyu mwanda n'inzego zikamenya ibijya mbere. Urimo kumva? Aba bana bose ibyiza nuko banyemereye ko bari kugenda bakajya guhuriza hariya mu rwego rw'uko ntawe ugiye uvuga ko bagende babigaragarize rimwe, inzego zibone ko aba bantu batagomba ibi bintu bikwiye. Umuntu ntabwo yakwiyambika umwambaro w'umukozi w'Imana, yiyambika intuza ya profete, asambanye umuntu wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ngo ibyo tubyihanganire. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda. So give me a second. Bagari wanyuma mubwire ategura abandi. Byanze narwanye nabyo byanga, ariko byabaye nka byandi byagatema. Byanze ntibikunda. So mu gihe bari guhamagara dushuje abantu 700. Ntabwo 700 ntangiye, ntabwo mfite muri aba bantu 700. Ushobora gusanga harimo abantu bashobora kugira igisubizo batanga kuri ikibazo batarenze 10. 700 ntibagushuke rero. Ntabwo ngiye mfite ikibazo cy'abantu bro. I don't care about people. Niyo nafungura space kandi numvise ngo bamushaka abantu na nijoro batubwiye ngo bageze 1000. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ahubwo dufata ngiye imyaka amaze aha ngaho ubona nkeneye abantu. Ibi bintu bikenderamo inyungu ngiye ukubizi. Twari tuzi ko nawe ukeneye abantu, ko Joshua yavuga ngo akeneye abantu. Abo bantu ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ntabwo ashobora urwego inzego zibyumva ibyo ngibyo. None se gute? Niba ashobora niba umuntu avuga ngo
none se warenzaho iki umuntu amaze kuvuga ngo ibyo akora ngo abikora ngo kubera intuza si ngibi abantu bari kuri space ngo listen to me listen to me listen ari gukora ibihugu byose amukoresha dutangire episode ya kabiri nge nabakubitira episode 5 munyumvire umukozi w'Imana ngomba kumurangiza burundu nimuzongere no kumwumva agende natwitaye bamusibe kubera ibintu ari gukora ari gukora ibintu bigayitse cyane amategeko nshinga y'ibihugu byose mwandika muri commentaire episode ya kabiri ubundi sinamurangiza gufata mwandike episode ya kabiri no safi abakobwa muri Rwanda niko na franga kijana gufata munyumvire amafaranga yo gukora ibyo bintu byose nshaka warenza wiki yafashe nuvuga ngo ibi ngibi byose aba bakobwa bari kuvuga uwavuga ko afite amafaranga muri izo sauna afite ububasha bwo gutwara nk'abakobwa bose ashaka abakobwa bose bavuze ejo ntabwo yigeze abihakana aba baje gutakamba barira yeretse message yafashe telefone amarika ngo amafaranga yabishyuye mbere yo kujya kubasamanyiriza muri izo sauna ni umukozi w'Imana ni profete mugende murebe ejo yakoze live yerekana message ngo yishyuye abakobwa mbere yo kujya kubasamanyiriza muri izo sauna arabyerekana ngo none nyuma yo kundira amafaranga mu gihe kwa Godfather yongo yazize iki ibi ngibi mugende murebe ni ibintu byabereye ku Karubanda avuga ati wowe amafaranga naguhaye urajya kuvuga iki ati nge mfite amafaranga ngomba gukora buri kimwe cyose nshaka kubatwara muri izo sauna n'uburenganzira bwanjye arafata ababyeyi akabwira ko agiye kubahindurira ubuzima ariko Imana yamutumye akajya kubasamanyiriza muri sauna mwumvisha uyu mwana w'umukobwa nonaha magambo ye ibindi byinshi ntabwo nanze ko space ipfa ubusa twihangane ba nyir'ubwite biyizire muzumva ibindi harimo abahanzikazi yasambanyije abesha kugiye kubakorera ni byinshi ntabwo nshaka kubyivugira hari abantu muri bune mugatungurwa dutegereze ese Godfather akantu ko kuvuga ko ashaka gushinga rebo urakazi cyane ntakoze Sunday I'm muted Sunday ntega amatwi unyumve unyumve neza cyane hari amakuru avuga ko umukobwa wese uririmba mu Rwanda agiye gushinga rebo manza wumve I'm muted ibintu by'uyu mugabo ni byinshi ariko turashaka gutanga agasopo kw'abakobwa b'Abanyarwanda atari umwanda umuntu Godfather atanga amafaranga kuri stage ngo arashaka gufata umukobwa wa mbere urimba mu Rwanda arazi cyangwa ntazi Sunday reka ibyo bintu tugende gake I'm muted uyu ni umuntu sinzi ikindi we sinzi ikimugenza sinzi na papa afite ariko umuntu ushobora kugenda akavuga ngo aragenda bira bintu byose akora afite ukuntu yimekati ariko imekatinga abantu babyumve ibi ngibi kubikora agashaka kwimekatinga akigira umuntu ufite izina urumva ishobora abana b'abakobwa aho bavuga ngo iyo amuhamagara amubwira ngo ntabwo nzwi ngo ndazwi ahantu hose akora ibishoboka akishyura amafaranga kugira ngo agaragare kugira ngo abashe kubona uko ariganya abantu ababwira ko afite anazwi akomeye ibi ngibi babikoresha mu gukanga iyo bigeze aho umukobwa ashatse kuzamura ijwi iyo biriya bintu akora ni ukugira ngo abantu bamuyoboke ari benshi biriya bintu abikora nta kindi kintu
abikora ashaka kugira ngo yimekatinge yigire agaragare, namara kugaragara abantu hari ikintu umuvugizi wari ejo bundi yavuze, aravuga ngo abantu bisha muri showbiz. Iki kintu kiragenda kikihisha muri bintu by'imyidagaduro, urimo kunyumva, cyamara kubyihishamo ku buryo abantu bumva ko ni showbiz, ni ibintu byo muri showbiz. Uyu muntu ni kansa. Nasi Godefroid ko agiye kumanaginga umuhanzi w'umukobwa Nyumvira hano, ukomeye umva hano, uzamusapotinga. umva hano. Umva hano. Ndumva biteze ntabwo nshitwikira, ntabwo uri gutwika ibyanjye, sinzi impamvu. Twika bya Prophet, video iri hariya nziza, twika ibyanjye Sande gira ntagushobotse. kora hashtag twika umbabarire, kwa gatatu ndaguha fanta nziza. Twika bihagije, bihagije. aho kumpa amafaranga utwikire amafaranga yose wayaye the babe. Ndero urashaka ko ngiye ngo waje Prophet ngo kikirofa amafaranga yose wayaye the babe ngo ngiye duba gutwikire kigoryi. Ibi bintu ntabwo bivuga ngo natwike no gukora uwo mwanda wose, ibi ngibi ntacyo bimbwiye, ntabwo nshaka kubigira. Kwinjira muri ibi bintu bakamuga, nta ikindi kintu abikorera. Abantu bose bagiye, ndashaka mu byumve, abakobwa bose bakurikira aba influencer bacu, iyo bagiye kuri izo platform bagasanga dumba ari kuvuga kuri iki kintu ngo iki kintu gifite amafaranga, kinjira muri DM zabo abana bakagisanga kikajya kubasambanya nkuko muri kubona kubikora. Urimo kunyumva? Niyo mpamvu reka mabazi Prophet ki ngo wagiye gutanga amafaranga mu gitaramo cya The Ben akaza abwira Dumba y'amagambo. Ntabwo nshitwikira, ntabwo uri gutwika ibyanjye, sinzi impamvu. Twika bya Prophet, video iri hariya nziza, twika ibyanjye gira utugambo uvuga, kora hashtag twika umbabarire, kwa gatatu ndaguha fanta nziza. Twika bihagije, bihagije. aho kumpa amafaranga utwikire amafaranga yose wayaye the babe. Nta gisekeje kirimo. Mwebwe murumva ko bisekeje, ariko ese impamvu avuga uyu muntu ushaka guhindura abantu abazima ubuzima, impamvu yiyi ni iyihe? Muzayimenye ejo. So twumvikana ikintu kimwe rero, ntabwo nkunda bashiki bacu kurusha ukuntu mubakunda. Umwaka ubaye uwa gatanu nza ngahagarara nkavuga ngaterwa amabuye na bamwe muri abo bakobwa. It's okay. Ariko ntabwo tubona umuntu umwanda nk'uyu nguyu ushobora kuza ngo ufute abantu ubagire ntuza ngo gusa ndaceceke, ntabwo bishoboka. So tugende gakeya. Niba umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibi, yarangiza akaza kubyigamba imbere ya kamera, amanika amafoto akavuga ati abakobwa nabatwaye muri sauna kuko mfite amafaranga kandi ngomba gukora ibyo nshaka, tukabona abakobwa batanga ubuhamya ko mu kwisha muri uyu mwamvu wo kwigira Prophet yabikoze mu mwamvu wo kugira ngo asambanye abo bakobwa. Diyo iki ko umwana w'umukobwa aba afite umutima we uremereye bingana gute kugira ngo ajye mu ruhame avuga ati umuntu yarasambanije, ambwiwe ko yantwaye muri sauna, ambwira ko aribwo ngiye gufata amafaranga yo gukora business ya miliyoni 15. muri ubwo bunyamaswa. Hanyuma ibintu tubyihorere. Mwumvishe umwana wo kuri kaminuza, mwumvishe umwana warurangije segondere we uvuga ati ndavuga amazina yanjye bamwita Divine. Mwamwumvishe abakobwa 9 bose batuye bakavuga, ntabwo murabona noneho abemeye kuvuga ukuntu bangana. Ntekereza ko kutavuga kuri ibi ngibi mwarangiza ngo abakobwa bacu bifata nabi, ngo abakobwa ngo ntabwo bifata. None se umuntu yambaye umwenda tugende duhindure umuco wacu. Niba umuntu agenda akiyambika umwenda ngo ni umukozi w'Imana bakamureka, sana abasomeye iyo message, arajya muri DM akavuga ngo Imana ikuntumyeho, izina ni Prophet. Ngusomere zimwe z'umukara, Zisome z'umukara. yego. Give me a sec. Iz'umukara ziratangira ngo mu ibara ry'umukara niko tubyita, uri tayari kwakira umutayi sinzi icyo ari cyo wawe wa 500k. Umwana aramubwira ngo yego. Okay, ndaguha now 300k, hanyuma kwa kane ntabwo nzi Ngo ni ibyo ari kwa byo, kane nashatse kwandika yego. yanditse kwa kane ndaguha
abantu 700 muri hano ndi gusoma ibyo ndi gusoma ntihagire ubinzanaho. Kwa kane ndaguha 200k ashyiraho utubazo 4 umwana aramubwira ngo naribi. Ikinyarwanda nacyo barakibucarinze naribi. Ahita amubwira ngo ma nimero yawe ya momo. Ntabwo ndi bubivuge, arayimuha ashyiraho n'amazina ye yombi. Mwihangane sindi buvuge amazina y'umwana na nimero ze, ariko ibyo ndi gusoma ndabifite hano. Ahita yandikaho ngo wabonye n'utubazo 2. Umwana aravuga ngo okay, ikiganiro kirangiye. Maze kwandikirwa n'abantu benshi bari kumbaza ku byo yemereye hariya muri la space. Reka mbabwire, yafashe umwana bita Dieze uririmba gakondo, muramwibuka? Dieze nawe yabigiyemo. Ariko waretse umva, uyu nguyu aranyandikiye, ese jiste uze kuzamuka, uyu nguyu aranyandikiye ngo ahubwo se wa mwana w'umukobwa uririmba umwe uje utumira kuri TikTok agacuranga indirimbo nyarwanda yemereye ibikoresho yaba yarabimuhaye cyangwa nawe yashakaga kubona uko amugendaho. Ntabwo Dieze ari kuvuga umwe ya posti ni cyangwa Dieze ari kuvuga, ni Dieze kuko unandikiwe n'abantu kandi benshi. yavuze nako tugitegereje ibyako. Hari undi uvuze ngo ese kakana k'agahanzi yemereye studio yarayigahaye? Ni akabazo. Ndibuka ko yakemereye kuri TikTok yawe kakana kazi kuririmba cyane, sinibuka izina ryako, ariko nari impari amwemerera studio. Ntabwo ari ibyo ngibyo mu byihorere. Iyo ageze ahantu hahuriye abantu ibintu byose arabyemera, ni kwemereza ziriya miliyoni 10, ariko ni mu rwego rwo gushaka bwo gukurura abantu. Nuza kwitegereza muri iriya ntuza hari abana b'abakobwa yavanyemo. Iyo arangije hariya byagusobokera kutubwirira Christella. Uravuze Christella yatuvugisha kamubaze please, kubera ko izo miliyoni 10 yazemeye mpari. Christella n'umumama ibyo ngibyo tubyihorere Sande, ntabwo ngiye mu byo yemera. Abantu bagomba kumenya ko ni ubusambo. No, Christella wo muri Boss Babies atwemereye akatuvugisha ko yabibonye ari azimwemerera, byadufasha ko twari duhare twese. Aza muri live yo kuri TikTok akasanga Christella akamubwira ngo azamuha miliyoni 10. Urabizi ko hari n'abana bahise bavuga ngo nizitaha ngo ibizo ntizizataha, kandi na nyuma yaraje akanabivuga yuko yanze kuyamuhereza. Ndikuyumva ndapfuye dore nibi njya mvuga.
igihe tumwirera nawe ni cya gihe twari turi kuri ya ebyiri saa kumi n'ebyiri abantu baba bakiri muri ambutiyaje, saa mbiri abantu bamaze kugera mu rugo. Aba bana nzaba ngiye kurara mbategura, ntuza zabo nzizamure hano hejuru, ndebe ukuntu manze mfata ibintu byose bitunganye tuzamanike, ubundi kuwa mbere tuzaba none ejo i Kigali ni mu kanya n'uyu munsi i Kigali bayisangaye, i Kigali bwakeye ni mu kanya, ni nijoro, muri mu ruturuturu, muri saa tanu. turi saa tanu na Aha, cumi n'irindwi. ni mu kanya rero. twibutse abanyamerika ko ejo mufite konji, ni umunsi wa Martin Biza Luther King, ego. mufite konji ntabwo muzakora. Turaretse abanyamerika, nimwe mugira amatiku muzabe muhari. So ejo rero reka mbasabe, ariko nyuma y'ibi byose reka ibi ngibi tubyite gutabaza, munyumve neza, mubyise gutabaza. Ejo tuzahurira aha, mwiyumvire aba bakobwa n'ibyo bakorewe uyu munsi. Nubwo navuze kandi nari nihaye gahunda ko ntari buvuge, ahubwo ndi bugaragaze aba bana bakivugira, muze kunyihanganira, ariko tukavuga tuti uyu muntu nk'uko mumwiyumviye, ibi bintu turi kuvuga nyir'ubwite yabyiyemereye, avuga ko afite amafaranga kandi agomba kuyakoresha ashaka kubajyana muri salo n'uburenganzira bwe. Yanagaragaje ko abakobwa bishyura, abasambanyi yamaze kubishyura. Ese Godefroid uza akazakora mu Rwanda ubundi ukabwira abanyarwanda Ntabwo magana ngiye ibyo bindeba, ntabwo nshaka kwinjira mu Eh, ni buzima. umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana si benshi Yigaragaje wagira mu n'abanyarwanda Rwanda. bamuzi nk'umuprofete, nk'umukozi oya, w'Imana. Sanja Urimo kunyumva, Sanja urimo kunyumva. umuprofete se nta caca Ibyo agira ntabwo akayobora, bindeba, ntabwo abo akazi. bishinzwe bazabireba, ntabwo bindeba. Uyu iyo nguyu titre sinatatse, uretse yayiboneye. gato twumvikane, ntabwo Godfather nagombaga kwataka personality y'umuntu, ndi kwataka ikibi kandi gifite ibimenyetso, hanyuma ababishinzwe baraza gukurikirana ibikurikira. It's not my business. Ibyo kumbwira ngo ntabwo uyu muntu ngo aba bantu bujuje imyaka y'ubukure, mwabantu mwe ntabwo mwirengagiza realite y'ubuzima tubamo. Ntabwo uri bufate umwana w'umukobwa udafite na bitanu umushuke kumuhereza miliyoni, ariko umuhe kondisiyo yo kumutwara muri sauna, kumanza kumwambura imyenda, wigize umukozi w'Imana, nurangiza ngo uzangaho umbwire ngo ibyo bintu ngo tugomba. No way, ntabwo ubwo ngubu ari njyewe, ariko inzego nizisanga ari ibisanzwe ko kujya gutwara abana bakajya kubasambanyizamo hariya, it's okay. Godfather nakoze ibyo nagombaga gukora, ni ugufata ikibi mbona nkagishyira ku karubanda. Naho kumbwira ngo byambabaje, ibi bintu nimuza kwitegereza kuva mu kwa 9 umwaka ushize, nibwo yaje scamming abantu abikora atyo. Kuva icyo gihe n'uyu munsi ntabwo nagombaga guceceka, naho kunkanga ngo kuza ngo Godfather, my friend, ntabwo ari uyu mugabo wenyine, ntabwo ari uyu mugabo wenyine. Bahungeta siwe wenyine, muraza kumenya n'abandi. Ntabwo biri ibintu byo guceceka, biri buryode. So tugende gakeya rero. Uyu munsi ntabwo nari mfite yo kuvuga, mwumvishe byinshi, abakobwa bamaze kuvuga bararenga 9, mwabantu mwe mwabumvishe kandi biteguye no kuvuga. Harimo abahanzi, abana ba upcoming abeshya ngo arabakorera indirimbo bakabasambanya batwe muri zo sauna. Ikintu dusaba, iyi sauna niba ari ya Nyarutarama bayifunge, murebe kano kantu kari hejuru cyo kubasambanyiza bagafunge. Hano hari ibimenyetso, abana bose, buri muntu wese, groupe twakoze nta muntu utari kuzana ibimenyetso. So ibindi rero ntabwo, it's not our business, it's not our business. Naho ngiye kunyambika amazina, kungiri iki niki si batangize ngo dufata bazahita n'ibirenze ibi ngibi, but it's okay, it's okay. Ba president bagenda bakabagira za katuni, bakabagira ibindi n'ibindi. Ndi igiki badashobora guharabika cyangwa ariko I will speak here, nzabazonga nka roho mbi,
nta gahenge mbahamukira muri uwo mwanda naho kugenda hara ngo ngo simbona perezida bamufata bakamuha amenyo y'amavampaye bakamusiga amaraso mu kanwa. Who do you think I am ngewe ku buryo ngewe kugenda ukunyataka ibyo ngibyo bishobora gukanga Godfather my friend? Ntabwo Godfather mpubuka kuva mu kwa 9 kugeza uyu munsi nkafungura akanwa nkavuga kuri uyu muntu ndakora ikintu nzi na reaction iza gusubiraho. Uyu uramukurura ukamuzana ukamushyira ukamutamo amabi ye byanga bikunda arayivugira ntiyarayivugiye ibyo byose. Abantu mwari muri live mwagiyeyo yigeza bihakana ntiyemeye ko yishyura abakobwa kerekana amafaranga bishyura mbere yo kujya kubasambanyiriza muri iyo sauna. Abana b'abakobwa ntibaje bakavuga ko ababeshye amageza ko bageze hari akabafata akabakoresha ayo mabi agahita baboroka. None niba umuntu yaje akemera mu gihugu akaza afite title ngo ya profete yarangiza akajya mu madini y'abana akababwira ko agiye kubahindurira ubuzima akaraba bari naive, yarangiza akabajyana muri sauna no kubasambanya, yarangiza akaza avuga ko afite amafaranga agomba gukora icyo ashaka. komere cyane ariko murabwire rubanda ko kubwira inkuba byo nuguta umwanya w'ubusa. Jewe Godfather ngira ngo ndumva ibi bintu nabibonye inshuro nk'imwe ubyandika ariko ntiwerura urongera nimugoroba muri live uca amarenga nahanyuze sinabyumvishe byose, ntabwo nigeze mfata details za buri kintu cyose. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, uko hari ibyo numvishe bya bantu ubwo narindi hano, mfite ubwoba bw'uko turimo turakemura ikibazo. Okay, ibyo uvuga ni ukuri, ubuhamya utanga ni ukuri, abakobwa barivugira, ariko mbona harimo naivete iri ku ruhande, si kubreminga the victim, ariko nidukomeza gutya kuko abagabo nk'aba ni benshi mu gihugu. Abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi ni benshi mu mico, ni benshi ndetse no mu gihugu Rwanda, no mu Rwanda gusa, no hanze y'u Rwanda, no muri Amerika kugeza ku ntuza. Ahubwo nimo ndibaza, ese murimo murakumira icyaha, murimo muratangaza ibyabaye kugira ngo wabikoze ahanwe byibera urugero abandi? Ese ni iki cyako kuko mu byo okay, ni icyo nshaka kongera muri iyi nkuru, ko ndabona iyi nkuru izanakomeza, harimo ni byinshi bizaza. Mushake uburyo mugira ikintu gisasirwa gisa no kuvuga ngo ibintu nk'ibi byakumirwa gute kugira ngo n'abatarabijyamo bitazababaho. Harimo ikintu gisa nka victimization nabonye namumvishe maze n'umwanya mbona cyane cyane ku bakobwa, ku bana b'abakobwa. Umugabo wabonye amafaranga ntiyagakwiye kuba ayakoresha mu gutaking advantage, mu gukandamiza cyangwa kubangamira abantu. Ariko se ni abantu bakandamizwa cyangwa se abagirwaho n'izo ngaruka bari muri iyo position yo kutamuha uwo mwanya wo kubakandamiza cyangwa se kuba victimized by the money the guy is having. Uretse gato reka mbaze ikibazo noneho ubone nanjye umbwire, kuko nzabizi neza ikibazo ngiye kubaza nicyo nicyo gisingiro cy'ibyo navuga byose. Ibi bintu byose iyo mubisobanura mu mategeko mubihuza n'amategeko genda. Okay, nicyo kibazo nshaka kubaza. Wagomye ko wakibajije ukareka kunyura hirya ufata abakobwa abo bantu abo ba victime. Uretse gato ugafata abo ba victime ukamanza ukumva ko nabo hari ibyo bagomba gukora no kwanga gushyirwa muri iyo mitego. Turi kumwe? Twumvikane ikintu kimwe, turareba ese hakoreshejwe ubuhe buryo na yahe mayeri kugira ngo abantu bisange muri uyu mutego.